Nicaye nkareba ibintu bikorerwa mu madini atandukanye birambabaza bikantera agahinda. Nkareba abakozi b'Imana navuga ngo ni inzaduka kandi ziri mu buyobe bukomeye guhamagarira abantu ngo nimuze mwakira igitangaza kandi atabahamagariye kuza kwakira agakiza n'inyigisho ze akaba ari icyo gitangaza gusa. Ibyo bintera ikibazo bikanyereka ko ejo hazaza nta mukristo uhari, nta n'agakiza gahari, ahubwo hariho ikintu cyitwa gushaka ubutunzi, gushaka igitangaza. Niyo mpamvu bamwe rero bari kugenda bikarangira bahuye n'imyuka mibi ngo bagiye gushaka igitangaza. Ngewe rero mbona igitangaza sicyo kiri imbere, sicyo gikwiye kuba imbere. Arambwira ati mbonye akadayimoni gahanuka ati kikubita imbere yawe ati nk'abaje niki niye mpamvu karimo kukwirukankaho. Karangije karavuga ngo nitwa runaka, avuga izina ry'uwo muntu. None mu gitondo arangije arambwira ati pastor wowe urabona ko burinze bucya wabonye utuntu duke wagakwiye guhanurira iteraniro ryose rikarangira, wagakwiye kubabwira ibitangaza, ariko ndabona we ntazi ibyurimo. Akubwira ambwira arimo arampugura ati rero icyaba cyiza waza nka kujyana Uganda. Yambwiye ko ari ahantu ngo ku mupfumu w'umugore, noneho ngo ni mu kibuga. Iyo umaze kugeramo ngo mupfumu arahamagara, noneho yahamagara nimba hazamutse yenda inzoka ikakuruma hano ndonge baruma uhera umugisha mu gihugu. Uwiteka Imana yawe guha, Uwiteka Imana iguhaye, niba guhaye uzahagirira umugisha. Aguhaye Canada uzahagirira umugisha, aguhaye Amerika uzahagirira umugisha, aguhaye India uzahagirira umugisha, aguhaye Burundi uzagira umugisha, Uganda na Kenya uzagira umugisha, kuko witondeye amategeko y'Imana igutegeka uyu munsi. Mwumve neza iri jambo. Nyuma yose izakuzaho. Imana yambwiriye ngo abantu bareba imbere ku gatuti ibatsinda hicaye iki? Ku gatuti hicaye iki? Wowe hicaye urinde? Batsinda we! Aho ku gatuti hicaye iki? Harinde? Ararwana te? Arwana mu mubiri cyangwa mu mwuka? Ariko nutitondera amategeko gutegeka uyu munsi, witonde neza, witondera amategeko Imana igutegetse, wicebuce wire kugira ngo utazaba ikivume mu midugudu. Uhawe amahirwe noneho yo gupfuka amaso ugasenga. Uzaba ikivume mu mirima, uzaba ikivume mu mirima. Hazavumwa igitenga cyawe, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, n'ikibuvugiramo. Hazavumwa imbuto zo mu nda yawe, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe. Imana ititaye kuri wo, nuramuka uyikoreye by'ukuri ntabwo ibyo bizakubaho. Ariko nuteshuka ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ukimika izindi mana, ukaba urimo urarenganya ubwoko bw'Imana, na hamwe bazakuvuga ryiza, nta mugisha w'Imana uzabona, ahubwo uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo, Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima, wo guhagarika umutima, no kubwirwa ibyago. Nta mahoro uzabona ukiri kubigenza gutyo, nta mahoro uzabona ukiri kwica ubwoko bw'Imana, ubwicira kurwara nk'inda. Nta mahoro uzabona, nta bitotsi uzabona. Icyaguha amahoro ni ukwitondera amategeko y'Imana, kuko Imana irarakaye, Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Ariko nuhindukira ntabwo izemera umurimo wayo mukomeza kuwutoba, muzana izindi mbaraga mukomeza kuwutoba, mujyana ubwoko bw'Imana kurimbuka. Ijuru ryo hejuru ry'umutwe wawe, ntabwo yavuze ngo wemeye kunkurikira azarye anywe abe mu mazu ye, ahubwo yaravuze ngo uwemeye kunkurikira yikorera umusaraba we aze tugende. Bisobanura ngo ibibazo byawe byose ubyikorere muri urwo rugendo. Ntibikubwirira ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko njyewe Uwiteka nzagukiza muri byose. Bishatse kuvuga ngo gukizwa ntibikuraho ibigeragezo, ahubwo unitegereje. Aka kantu nkagezeho mpita numva wagira ngo hari izindi mbaraga ziri kumanukira.
ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha y'Imana wo gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane nawe, umugisha w'Imana kubeho aho uherereye hose rero mu mpande enye z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Diaspora ntara ya gatanu namwe ndabasuhuje, uwumva ururimi rw'ikinyarwanda wese aho aherereye ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, ndamusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Ben kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Pascal, turi kumwe, twamutumiye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, dutange, tugane ku mpuguro ku by'uru rugendo kuko mukagenda dushoboza. Suko turabigenza arata. Yego niko bimeze. Uraho neza? Muraho. Urakomeye? Yego. Ni amahoro? Ni amahoro, turashima Imana. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Ari umunyamakuru inshuti yanjye witanya ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaza izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaza izina rye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, amena. Ndishimye kandi Pastor, ni ukuri kw'Imana iyo turi kumwe nawe ku kiganiro mba nishimye cyane. Nanjye nuko mba numva nta shitani hari. Imana yari kurinze rero. Imana iraturinze. Ariko turaburanye rero. Twari tuburanye, ariko urabona ko wanyibutse. Imana iguha umugisha. Wanyemba nkwibutsa n'ubundi. Urabizi ko nyine gahunda nazo ari danje. Yego. Ari danje. Uziko igihe tuvugana ugasanga byanaga. Ariko nyine dushimiye Imana ko icinzira ikayongeye kuduhuza. Cyakwe turi bazima, tutishwe n'ibyaha. Nabyo nishimwe, tugomba gushimira Imana, tuvuga ngo Yesu ashimwe, icyubahiro kibike. Yego. Niryo ryabishimwe. Yego. Umuryango urahomeze neza. Umuryango urahomeze neza, nta kibazo. Haleluya. Ubansuhurize. Ariko jya unagira intashyo. Njya nzitanga kandi nabo baragukurikira. Mbere yuko ngerayo, njya kugerayo bazibonye kare. Zamaze kubageraho. Jya basuhuriza rwose. Suza rero abakunzi b'umusaraba baguteza amatwi kandi bagukunda, bajya gukunda. Abakunzi b'umusaraba ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera w'Imana, amahoro atangwa na Nyagasani, imigisha uturuka ku Mana, ibane natwe twese ibihe byose, abari mu Rwanda no mu mahanga, mwese ndabaramukije. Uwiteka abaho umugisha. Yego. Akaba ari Pascal turi kuvuga. Yego, ni Pascal nk'uko bisanzwe. Imana irahari Pascal. Okay, urakoze cyane. Nuko nguko tugiye kujyana ikiganiro cyacu, ariko mbere ko twinjira mu kiganiro wabanje ugasenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye yuko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe niryubahwe nyagutanga ubugingo. Mana, aya masaha turi imbere yawe, tuje hano kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Ngaho rero unyemerere mutanga bugingo bwacu, udushyigikire iri jambo, ibyo turaganira bigeraho bitukuye naho bitujyanye, kandi abadukurikiye mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abadukurikiye ari bazima, abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, abo bose mbashyize imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabira umugisha abantu bakurikira Umusaraba TV, ubahereza umugisha kandi ubaho umugisha uruta iyindi, umugisha w'agakiza, kwanga icyaha n'igisa nacyo biturange mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kwanga icyaha n'igisa nacyo biturange nk'abakozi b'Imana. Yego. Nuko Pascal. Imana ishimwe ko tugiye kuganira. Message Imana ni yihe ariko ubundi tutarakomeza? Ni nyinshi. Ziraza gutambuka tu. Ari ibintu Pascal mujye muvuga ngo ibitangaza ku bantu, ngo birirwa bahanura ibitangaza badahanura kwihana ibyaha. Yego. Ugasanga abapasiteri benshi, abashumba benshi, abavuga butumwa benshi aho bati ni nta none igitangaza ntawe uzanyemera. Ibintu by'ibitangaza bivuga iki? Sasa rero biriya byo ni ibintu birebire. Kubera ko hari ibintu ubundi abantu bita ubutumwa bwiza, ariko atari ubutumwa bwiza. Kuko
abantu ntabwo bari kwigisha agakiza nyirizina, barimo barashaka kwigisha ibitangaza. Kandi mu by'ukuri igitangaza nacyo ni ngombwa, kandi pe abana b'Imana bajya babona ibitangaza, ariko ntabwo ariyo turufu. Iturufu ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, nk'uko nyine twari tubivuze. Kuko umukristo iyo avutse agomba kuvuka, yarangiza akagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana kugira ngo abushyitse. Nshatse kuvuga iki? Mbere y'igitangaza hakwiye kubanza agakiza na nyiri bitangaza, kandi agakiza yo gafite uba ufite nyiri bitangaza, kuko nyiri bitangaza ni agakiza. Kuko ni Imana yera iri mu ijuru ryera kandi izabana n'abera. Bisobanuye ngo agakiza ni Kristo, Imana ubwayo. Mbese kuyifata ni iki? Kuyifata ni ukuva mu byaha wakoraga, ni ukureka ibibi wakoraga, warangiza ugakora ibyiza bishimwa n'Imana. Noneho ibyo bintu umuntu wamaze kubimenya, akamenya ko ari byo bishobora kuba. Reka nguhe urugero. Umwana mu rugo hari igihe biba ngombwa ko hari icyo akenera akihereza, kandi niyo asabye ntabwo bimusaba kuza kuvunika, ntabwo bimugora gukora mu rugo. Ariko reka turebe iki kintu. Imana iduhamagarira kugira ngo idukorere ibitangaza, cyangwa iduhamagariye kugira ngo tubone ubugingo. Tujya kukidusobanura icyo kintu. Icyo kintu ngewe rero uko mbyemera, kandi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, uretse ko benshi barigoreka. Iyo nicaye nkareba ibintu bikorerwa mu madini atandukanye, birambabaza bikantera agahinda. Nkareba abakozi b'Imana navuga ngo ni inzaduka kandi ziri mu buyobe bukomeye, guhamagarira abantu ngo nimuze mwakira igitangaza, kandi atabahamagariye kuza kwakira agakiza, n'inyigisho ze akaba ari icyo gitangaza gusa. Ibyo bintera ikibazo, bikanyereka ko ejo hazaza nta mukristo uhari, nta n'agakiza gahari, ahubwo hariho ikintu cyitwa gushaka ubutunzi, gushaka igitangaza. Niyo mpamvu bamwe rero bari kugenda bikarangira bahuye n'imyuka mibi, ngo bagiye gushaka igitangaza. Ngewe rero mbona igitangaza si cyo kiri imbere, si cyo gikwiye kuba imbere. Igikwiye kuba imbere ni iki? Ni agakiza. Kuko dufite ako gakiza, mu gakiza harimo Kristo Yesu, kandi iyo ubonye Kristo Yesu uba ubonye byose. Kabone nubwo wafata igihe mu ntambara cyangwa ukamara igihe kinini uri mu butayu, ariko iyo ubonye Kristo Yesu ukabona Imana muri wowe, Bibiliya iravuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, muzansabe icyo mushaka muzagihabwa. Bisobanuye ngo abantu bahabwa ari uko babaye muri Kristo Yesu. Igihe utari muri we, sinzi ibyo uri gusaba ibyo ari byo, sinzi n'ibyo uri gushaka ibyo ari byo, sinzi n'ibyo uri kwigisha abandi ibyo ari byo. Ugomba kubanza kuba mu Mana, amagambo ye akaba muri wowe, warangiza ugasaba. Kandi wibuke ko Imana itubwiye ngo usabe icyo ushaka, wagisaba ukagihabwa. Muri rusange rero ndashaka kubwira abantu, wowe udukurikiye, ntabwo igitangaza cyaguha ubugingo, ariko agakiza kaguha ubugingo. Ahubwo igitangaza cyakurimbura, kuko kije nta gakiza kari muri wowe. None se wari kubaka inzu? Ntabwo ariko iwanyu barayubatse, wabonye naho bubaka? Narayubatse, yego nayubatse. Aha, nawe warayubatse. Sasa iyo umuntu agiye kubaka inzu acukura fondasiyo. Reka nkwibutse ko ya fondasiyo kugira ngo yanze izakomere, ni uko ucukura fondasiyo ukagera ku butaka bukomeye. Iyo wubatse inzu fondasiyo yayo utarageza ku butaka bukomeye, iyo imaze kuzamuka igeze kuri metero 2, bambe niyo yuzuye itangira kwisatagura. Noneho rero ndi kugana kuri icyo kintu cyitwa igitangaza. Uriya muntu wubatse inzu ye, akubaka fondasiyo ayihereye ku butaka bukomeye, akubakisha ibuye. Bibiliya iravuga ngo ibuye abubatsi banze, reka bari ryo nkoresha, ugakoresha rya buye abubatsi banze. Kagakiza benshi bakerenze, rya jambo ry'Imana batesha agaciro, kwa kwihana ibyaha batesha agaciro, kwa gutinya Imana no kuyigandukira batesha agaciro. Warangiza wowe ukabyubakaho. Ndakubwiza ukuri, uba wubatse inzu yawe ku rutare rukomeye,
kandi niko gakiza. Niyo mpamvu Imana yabwiye Nowa ngo abaze inkuge. Iyo nkuge ni agakiza twahawe. Iyo wubatse agakiza muri wowe, ikintu cyose kikubera igitangaza. Ntabwo urabona umuntu ahaguruka ashima Imana ngo Imana yambaye ikiro cy'umuceri. Wari uzi ko dufite benshi baba babonye agafuka ariko ntibabivuge ndetse ntibashime. Kuri bo nuko kuri batari igitangaza, kuko kuri bo babonye atari igitangaza. Wa muntu rero ushimye kuko yabonye ikiro kimwe, mbese ni cyaje kiramo. Umuntu ufite agakiza muri we agira kunyurwa. Umuntu ufite agakiza muri we, ikintu cyose kiraza kikamugirira umumaro. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ubonye igitangaza kibi cyo kugirira umumaro urugo rwawe cyangwa se inshuti n'abavandimwe, ntabwo kibi igitangaza cyo kujya gusesagura mu ndaya no mu tubari. Nshatse kuvuga ngo abantu mbere yo gushaka igitangaza bagakwiye gushaka agakiza. Ntubona Nepo, uze witonde neza urebe, hari imbaraga ubundi zitakoreraga muri iki gihugu ziri gukorera muri iki gihugu. Urugero, nimba umuntu ashobora kugira gutya uko ajyanye ikiganza niko abantu bagiye. Sasa reka nkwihere ubuhamya. Umunsi umwe nakiriye umuntu uturutse Uganda w'umugore, arangije araza turarana mu masengesho, twari groupe. Ndagira ngo iyo groupe bakurikira Umusaraba TV, bazabibona nta na hamwe ndi kubeshya. Araza mu by'ukuri yahanuye kuva kuri kamwe arazamuka agera ku kandi. Hari n'umuntu wari warampagurukiye kurwanya umurimo w'Imana, arambwira ati mbonye akadayimoni gahanuka, ati kikubita imbere yawe, ati nk'abaje niye mpamvu karimo kukwirukankaho. Karangije karavuga ngo nitwa runaka, avuga izina ry'uwo muntu. Noneho mu gitondo arangije arambwira ati pasiteri, wowe urabona ko burinze bucya, wabonye utuntu duke, wagakwiye guhanurira iteraniro ryose rikarangira, wagakwiye kubabwira ibitangaza, ariko ndabona wowe ntazi ibyo urimo. Ambwira arimo arampugura ati rero icyaba cyiza waza nka kujyana Uganda. Yambwiye ko ari ahantu ngo ku mupfumu w'umugore. Noneho ngo ni mu kibuga. Iyo umaze kugeramo ngo uwo mupfumu arahamagara. Noneho yahamagara nimba hazamutse yenda inzoka ikakuruma hano, ndongo ibaruma hano, ubumara ni ukuvuga ngo ihita ishyiramo ubwo bumara mu kuboko. Noneho niko kwa kuboko uca mu bantu, imitima ikabarya. Ubundi busanzwe abantu basanzwe basenga iyo bageze ahantu nk'hariya bumva imitima ibariye, bakumva ubwenge bugiye ahandi hantu. Ariko umuntu wamaze kuyoba yumva we ntacyo bitwaye. Noneho nimba ari imbaraga, niho handi atambutse ukuboko gutya, yatambutse ukuboko ba bantu bakagenda bakagwirirana. Bisobanuye ngo muri kwa kuboko haba harimo imbaraga bamaze kumushyiramo. Noneho ndamubaza ntese ibyo bintu ko yenda wumva bagusha abantu hasi bakanabona ibyabo byose kuva kurwara kugeza ku musatsi, mu nyuma bigenda gute? Arambwira ngo niyo ukoresheje igiterane ngo ukajya ahantu ngo n'ibimugura bihagurutsa, ngo ariko iyo umaze kuhava bisubira uko byari biri. Ndagira ngo mu bantu badukurikiye ntihaba harabuze uhura n'izo mbaraga, yenda zatubwira. Ariko yarambwiye ngo ibitangaza biraba pe, uhajya uribwa ugataha wakize, wagera mu rugo ukaremba. Kandi ntibongera kuguha mikorofone ngo uze uvuge ngo burya nari nashimye mvuga ko nakize, ariko mu by'ukuri narongeye ndaremba. Uzabireba nizihe mbaraga zije gukora bene kariya kageni, kandi no ku gihe cya Yesu Kristo nabwo ubwe ntiyabikoze nka kuriya. Uzagenda urebe, ntabwo imbaraga z'Imana zikubita abantu hasi, ahubwo zibakura hasi zibasanga ku gisasiro zikababyutsa. Uwari umaze 38 agahaguruka akikorera uburiri akagenda, yagera kwa Yayiro umwana wari wapfuye akazuka, yagera kwa Marita na Mariya akazura wari wapfuye Lazaro umaze iminsi ari mu mva. Niko imbaraga z'Imana zikora. None ubu ngubu turimo tubona imbaraga ziza zikakubita abantu hasi, bakazunguza utoki bakikubita hasi. Yarangiza n'akarabwa ngo ngaho nimwivuge, ngo hebeba, ngo hekenya amakara, ngo genza gutya. Ntabwo ari uko Imana ikora. Wowe rero udukurikiye singubujije gushaka ibitangaza, ariko ibyo bitangaza byawe ushobora kuzakomeza kubyirukankaho bikarangira uhuye n'imyuka mibi. Uhuye n'imyuka mibi. Reka nkubwire,
yenda uwo mubyeyi yihangane kuko namusabye n'uburenganzira bwo kubivuga. nta kibazo. Yabonye umuntu ukora ibitangaza hariya kuri televiziyo, arangije ajyayo. Umugabo we yari afunze, amaze imyaka 12 afunze. Uwo mubyeyi agakomeza agasenga Imana ikamurindira mu rugo rwe. Ariko haje kubaho ikibazo mwene data, abonye umuntu uri kuvuga ngo n'abafunzwe arabafungura, aramuhamagara ajyayo. Amaze kugerayo aramusengera murambitseho ikiganza. Mwitondera abantu babasengera babarambitseho ikiganza mu mutwe, kuko yafite za mbaraga zose zikujyamo. Uwo mubyeyi n'iyo myaka 12 yari amaze, umugabo wafunze yari atarigera na rimwe yifuza imirimo y'abakuru, ikinyabupfura. ariko amaze kumusengera ageze mu rugo yumva araka cyane, arampamagara kuri telefone arambwira ati mukozi w'Imana ntabara, ese ubyagenze gute? Ati ngewe nagiye ahantu ambwira n'izina, ndakuzi nubwo ntakuvuze, ndakuzi. Ambwira n'umuntu wabimukoreye, arambwira ati mbabarira unsengere kuko ngewe sinari nigera na rimwe kuva umugabo yafungwa nshaka imibonano mpuzabitsina, none ndumva nasaze nabaye ngihene, ndabona umugabo nkumva namufata. Twarasenze kubw'imbaraga z'Imana, aratuza, yumva umubiri we uratuje. Wowe rero wirukanka, urashaka ibitangaza, menya ko ufite agakiza, Yesu yagusanga aho uri. Kandi ugenda urebe, hari benshi Yesu yagiye asanga aho bari. Muri rusange rero, urwo ni urugero rworoheje. Ikindi nshaka kubabwira, kabane nubwo wabona kiriya gitangaza, kuko kije nta fondasiyo. Twabonye ko agakiza niyo fondasiyo. Igitangaza yo kije kikugirira umumaro kuko gifite aho cyicara. Iyo kije utari wakira agakiza, uraya. Kiza ari cyo kukugusha, ntabwo kiza ari cyo kukubaka. Yego. Mwene data rero, mu ijuru hari Imana ikora, ariko dushaka agakiza, ibindi byose tuzabyongererwa. Ntiwumve mvuga gutya ugire ngo nuko nyobeye ko nawe ushaka igitangaza. Uragishaka kandi nanjye ndagishaka, ariko tugishake mu kuri, dutegereje Uwiteka twihanganye. Nuko nabivugaho, nubwo nagiye kurenga tanga n'ingero, ariko nabyo byari bikwiriye. Ubwo ushatse kuvuga ko abantu birukankira ibitangaza niba manzi bashaka nyiri ibitangaza, bashaka agakiza. Yego. Kugira ngo ibyo bitangaza nibiza byasanga bafite agakiza bagire akamaro. Yego, nibwo bizabagirira akamaro. Kuko ujya kumva umuntu amaze imyaka 20 mu gakiza, ariko ntabwo aramara imyaka 20 mu mbaraga z'Imana. Ntabwo aramara imyaka 20 Imana ifashe kamere. Ntabwo aramara imyaka 20 yarakiriye imbaraga z'Umwuka Wera, kuko izo mbaraga nizo ziduha kunesha. Nibwo Imana igeze gutya umwana wanjye ararushye, Imana ikamuvuburira Kamanu. Yamara kumuha Kamanu ati yewe sha nibagiye kwambara mini, nagize 18 ngira 20 nta mafaranga mfite, reka nanjye nambare mini. Wa mugabo nawe ati nanjye sinigeze nitereka cya mitsingi, reka njye gushaka cya mitsingi nanjye nkwe nicare mu bandi bagabo numva uko bimera. Mu by'ukuri byose bigaterwa n'iki? Impamvu uri gusubira inyuma, wihutiye gushaka. Kandi mu by'ukuri pe Imana ni umubyeyi, abantu barayitota cyane, bamara kuyitota ikabajugunyira, bikaba ibyo kubakura ku Mana. Ntabwo bikwiriye rero wajya kumva umuntu ngo yewe ngo runaka. Hari uwo negeze kumva mu minsi yashize hano hafi rwose, Imana yamuhaye 300,000 ahita amara icyumweru cyose adataha, kandi yaramaranye n'umugore imyaka 10 atajya n'iwabo ngo harare. Imana ikoresha umuntu wo muri Kenya amwoherereza 300,000 kuko yamubonye avuga Imana, amara iminsi 7 adataha mu rugo, yagarutse yose yarangije. Kubera iki? Nta mbaraga z'Imana ziri muri we. Nta mbaraga z'Imana ziri muri we. Yego, nta nizo yashatse. Kuko umuntu ufite imbaraga z'Imana ibyisa bibona nk'ibibambwe. Izi ntambara ubona ziri mu madini ninda. Ibi bintu byo kubwira abantu ngo nimuze mwakira ibitangaza ninda. Urumva nibamwishakira ndamu, niba bandi nakubwiraga baba bashaka gukangisha abantu kugira ngo babahereze amafaranga. Ariko mu by'ukuri mwebwe muyatanga mbasabiye umugisha, kuko muba muri no gukorera Imana. Ariko harimo n'ubuyobe cyane. Ariko mu by'ukuri hoya ndashaka kuvuga iki?
ntabwo hari abantu b'abatekinisiye bari gutekenika tukaba tubazi bari abanyembaraga none ubu ngubu bakaba baramaze kuba abanyantege nke ariko kubera ko babifitemo uburambe bitewe n'uko bashatse ibitangaza ubitanga ntawe bagira ariko mu by'ukuri umuntu ufite inzira z'igisiyoni muri we nubwo yaba ari umuswa ntabwo ayobiye inzira niyo byagenda gute nubwo ifatiro zakurwaho ntabwo arekura umwami Yesu Kristo aguma mu bihe byo kubana n'Imana noneho rero kuko abifitemo uburambe wa muntu akaza akamutekenika yamutekenika bikarangira amukosoye niyo mpamvu mvuga ngo uriya muntu yatanze kubwo guhinda umushyitsi kubwo kumva ko ari gukorera Imana ari imuhereza umugisha ariko aba ari kubikora igihe cyanyu cyarangiye igihe cyanyu kiri muri burembe kuko mbonye Imana itanga agakiza ka nyako kandi ishyize ku karubanda benshi biyorosha ibi bintu Imana ishyize ku karubanda benshi biyorosha ibi bintu ngo benshi bari kurira ku izina Yesu Imana ibakojeje isoni yego Pascal urabona ikibazo gihari sinzi niba ari ikibazo umuntu araba ari inzahare reka tuvuge ko ari inzahare yego uyu munsi no kubona umuceri bigoranye ejo akarya agahaga kubyumva yego noneho reka tubivuge gutya yavutse mitsingi batazi icyo ari cyo yego uri kubyumva avuka kubona burusheti bayibona kuri noheli reka tuvuge inyama yego uyu munsi Imana iramutabaye atangiye kubona abantu basobanutse bari yego aramanje avuga ati kamangiye kurya kunywa mutsingi numva uko imeze manze agiye kunywa ku kayoga inzoga numva uko imeze manze gusaba ntabyo nigize nkora manze numva buryo uko bimera yego hano mwe ntabwo twamushyikira ntagiye gukizwa ibyazi yakijijwe atazi yakijijwe none agiye gukizwa ibyaha none se Paul reka nkubaze ikibazo kimwe gukizwa ni iki nyine impamvu nkubaje gucyo hari reka nsobanura ibyo bintu gukizwa ni ukureka ibibi wakoraga none ntabyo yakoze rero warangiza ukakora ibyiza bishimwa n'Imana n'abantu none tubonye umuntu uri kuvuga ngo reka nsubire inyuma nge nzogere mfate muri uru rugendo reka ngutangarize iyo urebye inyuma uhinduka inkingi y'umunyu akareba yarebyeyo reka kureba iby'inyuma ntumere nka mukaroti wabaye inkingi y'umunyu ntumere nka mukayoti wabaye inkingi y'umunyu ni ukuvuga ngo hari abantu batera intambwe barangiza bakavuga ngo reka turebe iby'inyuma twasizeyo nyamara Bibiliya itubwiye benshi bahindukiye bamara kureba inyuma bakagwayo muri ibyo umwuka yaravuga ngo hanze ni habi urareba iki wirebayo none se Paul reka nkubaze ni byiza ko twicaranye sibyo ubu se tuvuge ko Imana imbabarire kandi namwe mudukurikiye mumbabarire pe ntimubyumve ukundi ntabwo nakijijwe narabanje gusayisha ubwo ntabwo ufite agakiza gafatika njye rero mfite agakiza gafatika kubera iki wagakuye he kandi utazi ubwo ntabwo wakijijwe iki njyewe nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye nkizwa ibyaha nakoraga urabyumva oya navuze ngo sinasayishije reka tuganire kuri iki kintu ntabwo wabyizirinzemo cyane ntabwo nasambanye ariko nabonye abasambanye uko byagenze ubu ku myaka mfite ntabwo ndabona umugabo wafatiye mu rugo yagiye gusambana ku myaka mfite sindabona umukobwa wasambanye ngo abyare ikinyenda nabona umuntu warwaye sida sindabona uwarwaye sida turabona umuntu wapfuye abo bose narababonye bintera kuvuga ngo man undinde nanjye sinzagwe hari sibyo wajya gukunda kumbwira ngo hari ibyo ntinya kwatura noneho reka mbyivugire abavuga bavuge sibyo agiye abavuga bavuge umushumba agiye kwatura
narababonye bintera ubwoba bituma ntinya ndavuga ngo ninakire Yesu Kristo agatura muri nge amagambo yanjye akaba muri amagambo ye akaba muri nge nanjye ntacyo nzaba ntabwo nzamera nk'abariya. Nabonye abasinzi ku musozi w'iwacu hari abasindaga bagataha baririmba inzira yose urumva bagataha nsaba Uwiteka ngo Mana undinde sinzabe nk'ibyo. Hano mu mujyi wa Kigali narabibonye sibyo narabibonye kandi ibigeragezo nahuye nabyo byashoboraga gutuma nanjye ngwa ahubwo ngewe ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ndi umuntu ukunda gusenga ngo Imana impe ibitangaza. Oya ngenzi ko mfite Imana naho naburara ntunze Imana muri ngewe nta nzara nakumva kandi nkubwije ukuri naho naburara nzi ko ntacyo mfa n'Imana ngewe simbona ko naburaye ahubwo mbona ishuri ry'Imana ryo kunyigisha ishuri ry'inzara kuko ngewe nimba mburaye simbona ko Imana inyanga ahubwo ndabona ko ari ukugira ngo ejo ningaburira sinzarye ngo nibagirwe nzibuke na babandi baburara kuko Imana iri kunyigisha ko inzara iryana nge nicyo mbona. Mpamvu nayo nkubajije icyo kibazo nge nahuye nabyo kuri tere. Yego umuntu ndamuheruka ari mu gakiza ari umukozi w'Imana abwiriza ari umuvuga butumwa ugezweho kavuga ngo ugezweho ubwo nimvuga ugezweho barabyumva ndabyumva duhuye mbona ajya mari kunuka inzoga. Yego naze boss byagenze bite uvuye ko numva wiziwe umeze neza arambwira ateka nkubwire ati nasanze nakijwe ibyo ntakoze ati namanje kwinywera n'inzaga nzongera nkizwe ariko mvuge ngo nkijwe uwo muntu nta gakiza afite ntako yari afite cyane kuko Yesu Kristo yumufite aryoha kurenza byeri. Ndikwibaza uwo muntu mbere kose akora ibyo bitangaza hano gutyo yari afite agakiza n'ubundi yarabikoraga. Bishatse kuvuga yuko dufite abantu bahanura dufite abantu bavuga butumwa dufite abantu b'abapasiteri cyangwa abashumba ba bishop b'abaki bose bakora ibyo byose ariko bataravuyeyo. Reka nkubwire kuba umuntu afite agakiza ni kimwe no kuba Imana iguhamagaye ni ikindi. Imana ishobora kuguhamagara utaramurikirwa ngo umenye agakiza ufite muri wowe ko kagomba kunganira izo mpano uvuga kuko ndagira ngo ku Gisozi hariya hari umupasiteri uheruka kugwa mu kabari haco nk'amezi naramwumvise yes bishatse kuvuga ngo rero uriya muntu mu by'ukuri ntabwo reka nkubwire nepo Imana yazindutse ikazi kagufata y'ubwayi ikazi kagufata ukuboko nta nzara yagukura ku Mana nta rugo rwasenyutse rwagukura ku Mana nta magambo yagukura ku Mana nta burwayi bwagukura ku Mana kuko iyo usomye muri Bibiliya uhasanga uwitwa Yobu akakwereka mbese ugasoma inkuru ugasanga ukuntu yagize uburwayi ubukene gupfusha umugore akamugerageza ugasanga nta rwitwazo nta na kimwe rero cyagukura ku Mana mu gihe cyose Imana yagufasha ahubwo ushobora gukorera Imana uyihomaho. ushobora gukora Imana uyihomaho itagushaka se ushobora gukorera Imana uyihomaho nawe ubwo ukishakamo imbaraga ukazibura mbese mu baririmbyi ukaburimo mu bapasiteri ukaburimo mu bantu niho hahandi haboneka abantu bica umurimo w'Imana kuko bo bari gukora ibintu batahamagariwe bari gukora ibintu bitabarimo. Sibyo nimba umuntu ashobora gufata umukozi w'Imana Imana yahamagaye uyobowe n'umwuka wera w'Imana ukamubwira ngo haguruka ku ntebe Imana yakwicajeho haguruka ugende wowe uri mu Imana mu by'ukuri Imana yaraguhamagaye Imana nimba ifashe nepo igafata Pascal bagomba umwuka mbese umwuka ugomba kuba umwe kuko umuririmbyi yavuze ngo umwuka ahamagara ab'isi bose ngo bazabishora imwe bisobanuye iki umwuka n'abumwe umwungeri abumwe Imana niwe muyobozi wabo nukuvuga ngo abo bantu rero naho batari uzasanga mu baririmbyi barimo no mu bantu basanzwe abantu yo bahinga ntibahinga kimwe abahinganiza n'abasiba yo bahinga ntibahinga kimwe abantu yo babagara ntibabagara kimwe igihe kiragira bamwe bakanabivamo bakavuga ngo domaine yanjye si uguhinga akagenda akajya korora none se mu murimo w'Imana ho ni gute bitagomba kuba hari umuntu muhura
akavuga ngo gusa ko imana ngo yagukoreye igitangaza ngo imana ishimwe ngo yahinduye amateka ariko se byagenze gute ati shati nanjye ngiye gusenga ati kugira ngo ndebe ko imana yangirira neza kuko imana ikeneye amaboko. Abantu nibashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka cyane cyane ku bantu bafite ibigeragezo batazi aho byaturutse. Ushobora kuba ufite ikigeragezo ariko mu by'ukuri ntuzi niba ari ishure ry'Imana. Abantu banatandukanye, ibigeragezo ni bibiri, birimo amoko abiri. Hari ikigeragezo urogwa, hari ikigeragezo cya karande, hari ikigeragezo wizanira, hari ikigeragezo gituruka ku badayimoni, ariko nanone hari n'ikigeragezo Imana igushyiramo ari ryo shuri ryayo kugira ngo ikwigishe. Ariko mfite ikibazo utarabisobanura ibyo bintu. Imana ni izihe nyungu ifite zo kugerageza abantu bayo kandi Imana ni kugira ngo bambare imbaraga. Kuko umuntu ujya mu ijuru, umunyabugingo, iyo ageragejwe bimutera gushaka mu maso h'Imana. Kavuga yewe ndumushaka kujya gusenga y'ibiri, ndumushaka gusenga y'itatu, nta mukozi w'Imana muhamagara mfashe. Urumva uwo muntu ni ikintu umunyabugingo. Ariko umupagani kandi noneho hariya mu rusengero, iyo ageragejwe atuka Imana. Ndetse anagishyira ku muturanyi, ndetse akanagishyira ku miryango, akavuga ngo runaka yarangirinze, ariko mu by'ukuri nta nubwo afite amakuru y'aho ikigeragezo cyavuye. Banyabigeragezo rero nimusenge Imana, mubaze Imana ngo ikigeragezo cyanjye kiravahe. Nawe usengera abantu, banza ufatire umuntu urutonde umenye nimba ari ishuri ry'Imana cyangwa se nimba ari kuko icyatewe n'abadayimoni aricyo kirimo byabyicira ibindi navuze, cyo biroroshye kuvuga mu izina rya Yesu kikagenda. Ariko rya shuri ryashyizweho n'Imana, nuramuka ugiye gusengera umuntu ari ishuri ryashyizweho n'Imana, uri guta umwanya rwose. Reka nkubwire, Pawulo yabwiye Uwiteka, aravuga ngo Mana nkiza abandi, ariko nangira ijisho rirambangamiye rihora ririra. Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye biraguhagije, nimuzansomere murebe ko atarinze apfa. Yari yigera akira ijisho. Imana irahana noneho. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero ibigeragezo ku bana b'Imana ubundi si ikibazo, ahubwo bigomba kutwambika imbaraga, bikadutera gushaka mu maso h'Imana. Hari warebye ngo ni agasabune k'umugezi. Yes, ni agasabune. Agasabune k'umugezi. Ni agasabune. Hari umuntu wigize avuga ngo nubona ngo ubayeho ngo utageragezwa ntabigeragezo uhura nabyo, ngo subira ku nyigisho z'umuco z'igice, ngo uzasanga ngo ntabwo ubukishijwe. Ntabwo ubukishijwe kuko ikikubwira umusirikare nuko ajya mu rugamba, kandi yari mu rugamba ararwana akanesha. Nimba arahagendesha inda akagendesha inda, nimba ari inkokora ni inkokora, nimba ari bugenda agaramye aragenda agaramye, nimba ari bugendere ku migozi ni ku migozi, kumanukira mu mutaka nuko. Ubwo rero wowe igisirikare cyawe sinzi ubwoko bwacyo, nimba uri umukristo udashobora kugira izo tekinike, reka nkubwire, nigeze nsengana n'umuntu, Imana irambwira ngo dore uyu muntu yaravumwe kandi uwamuvumye yamuvumye aryamye agaramye. None nawe kugira ngo umuvumure ryamugaramye. Yego. Wabyumvise? Icyo bita gufata urutonde. Niho hantu usenga ukamara igihe kinini uhamagara, ntabwo uzi ngo icyo kigeragezo kiraturuka. Nimba ari icy'abarozi, mbere yo kumukozaho ibiganza, mbere yo kumuzamura, Imana igomba kubanza kugukora ku maso ukamenya ngo iki kintu ni igihano cy'Imana niki. Reka nkubwire, umuntu yarampamagaye arambwira ati ngwino dusenge. Turasenga, tumaze gusenga nsohoka niruka. Nkivuga ngo Mwami Yesu nagushimiye ko ngeza, nahise nambara inkweto ndasohoka ndiruka. Kuko ibyo nabonye icyo gihe byanyeretse neza ko ari ikintu kitazasengerwa ngo kiveho, kandi ni ishuri ryagomba kubana naryo. Ngeze hanze ati ko wongeye ugasohoka, ndamubwira ati inshuti yanjye reka nkubwire, ikigeragezo ufite si icyo kukwica, icya kabiri si icyo gukira, ahubwo urasabwa gukiranuka ukarindira imbaraga z'Imana. N'uyu munsi aracyakirimo kandi azi neza ko atarushya Imana, atarushya n'abakozi b'Imana, nawe yaramusanze arabimwibwirira. Ariko basi mujye mufashaho, turafatanya ijambo ry'Imana ryo kumbwira ngo kubona Yesu yikoreye umusaraba, Simoni yaramwakiye. Ese ntabwo uzi ko tugira amagurupe? Ntabwo uzi ko tugira amagurupe yo gusenga? Ntabwo uzi ko tugira WhatsApp n'ibindi? Ntabwo uzi ko na hehe? Ariko ntabwo nge nakongera kuvuga ngo ndi kujya kurwana n'ikigeragezo kitazava. Kubera iki se? Ngewe rero ntabwo nshobora gufata umwanya wo kujya gusengera nepo ntazi impamvu ari mu kibazo. Reka nkubwire, abantu bitonde neza. Niyo mpamvu kandi bahura n'abatubuzi.
twigeze umubyeyi umwe yigeze ambwira ngo hari akantu yari akoze gatoya ndashaka kuvugira kuri kamera. Turasenga noneho dusenze Imana imusezeranya inzu, abona ntaho bizava kuko umugabo nta kazi. Arapinga pinza ati undi mukozi w'Imana turi kumwe atahubwiye kabiri inzu ya kabiri. None se muri uwo mwaka inzu ebyiri yarazibonye, yazikuye kuri uyu muhanda batsinda Gasanze. Yatwaraga imashini, yaramaze iminsi afite igihe kinini afite perime ya F, yarabuze akazi. Uyu muhanda yatangiranye nawe urinda urangira, yaguzemo inzu ebyiri hano muri Rukingo. Urabyumva? Yari yanansabye ko nzamuzana kuri kamera. Yarabishatse kandi yambwiye ko tuzagiwe. Ako kanya mu mwaka umwe ziraboneka. Harya se mu bandi twasenganye babonye zingahe? Ubu ntabo tumaranye imyaka irenga 10 twinginga badafite n'inzira zacamo. Njye ngira ikibazo. Password. Murasenga, muri abarokore, muri abanyamasengesho, murahabwa n'Imana ku buryo butandukanye. Njye ngira ikibazo Pascal. Ugasanga uyu munsi umuntu araje arasenze afite ikibazo runaka. Araje gipfukama gusa. Ejo kirakemutse. Yego. Undi akaza agapfukama. Bose n'abakiranutse please. Yego. Mu byo mu bigaragara amaso yabo n'abakristo. Undi akaza agasenga. Wa undi mwe yapfukamye ejo bucya cyakemutse. Yego. Undi akaza agasenga akiyuha ko yabikanga. Nkibaza ku kimwa Imana bamwe basenga ikahita basubiza uwo mwanya. Abandi basenga bikanga cyangwa bikamanye kinini cyane. Ahubwo basenga bagiye gusenga ahubwo bakamera nkaho bahamagaye ibyago bikaba byinshi. Kandi bakavuga ngo Imana ntigira ikimenyane, ntago igira ikimenyane. Yego. Ibintu Pascal ndagira ngo dusobanure bino bintu kubera iki bamwe bahita basubizwa abandi bikaka ahubwo bikikuba bakamera nkaho bahamagaye. Reka duhere kuri icyo kintu cy'abahita basubizwa. Ni ibintu bibiri. Kandi bose n'abakristo. Bose n'abakristo. Bigaragara. Ni ibintu bibiri. Hari umuntu Imana itabaye kuko yabonaga ko agiye kugwa kubw'ibigeragezo byamubanye byinshi. Sibyo? Kandi mutabaye ititaye ku cyo azakora nyuma y'ubutabazi. Bibiliya iravuga iki? Hari umvuburira umugisha babi n'abeza. Hari n'uw'Imana nyine ivuga ati n'ubundi uriya nta kindi ntegereje kumucuraho. Si mucuranga azave mu mukozi wanjye, si mucuranga azahumuriza abantu, si mucuranga azabahanurire, si mucuranga azagire gute. Akazi gahita imuha. Abo bantu rero biri mu byiciro. Birasaba kwinjira mu mwuka cyane kugira ngo tubashe kumva ibi bintu. Uriya muntu w'Imana uhise utabarwa ntacyo yatanze kiruta cyuri utaratabarwa. Uriya nawe utaratabarwa ntacyo yabuze kuko amasengesho ubwayo si yatanga amafaranga. Iyo tuvuze ubutabazi abantu hose bumva amafaranga. Ntabwo amasengesho ari yatanga amafaranga. Ndagira ngo yaba atanga amafaranga bamwe tuba dufite n'abakarani cyangwa n'amabanki abayaruzuye, sibyo? Ahubwo uriya muntu Imana imutabaye kugira ngo yiheshe icyubahiro sadepa afite nk'igipanga bamo. Imana ifite target yo gukuramo umuntu kandi ujya kwiba imbwa yishukisha ibijumba. Nitabara wowe utuye aha uriya wo hepfo akumva urimo urahimbaza uvuga ngo nagiye gusenga Imana inkorera igitangaza, yenda nawe araziraho kandi nta n'igitangaza azabona uretse ko izamufata ikamutuma iyo avuka kujya guhindurira ubwoko bw'Imana gukiranuka cyangwa n'abandi hirya no hino. Nta kintu Imana ikorera guhomba rero, ishobora kugutabara kugira ngo ihamagara abo mu bana cyangwa se ikagutabara kuko nyine igihe cyawe mbese yagupangiye yabonye ko itanagutabaye ushobora gutana ukaniba. Imana sizabura gutabara abayitukisha, yendera batabara mukagwa mu bisubizo, ariko ntishaka ko muba abanyamadeni menshi ku misozi kandi musenga. Sibyo? Ariko hari n'abandi noneho banga no kujya kwa kideni ngo batazagibwaho umugayo. Ubuntu bw'Imana bukabahaza, ibyo rero binezeza Imana cyane. Imana ikunda abantu banyurwa. Niyo mpamvu rero hari umuntu uje agasenga ahubwo aho kubona ibisubizo abonye iki? Ibigeragezo. Ibigeragezo bikiyongera. Bene uwo muntu numubona uzamwitondere
kandi nawe udukurikiye nimba udukurikiye ariko umerewe wishime witere hejuru uvuge ngo Uwiteka yamenye izina kuko impamvu usenze Imana ikaguteza ibigeragezo ni ukugira ngo ukomeze uyegere, nukomeza kuyegera irarushaho kuguhereza imbaraga, irarushaho kuguhishurira, irarushaho kugucunjumuriraho amavuta. Ninde wabonye wuzuye umwuka wera yarahimbye ifiriti yirirwa ayikina nk'umupira? ngende byo mbona ibyo bintu byakura abantu kuri Kristo cyangwa se byatuma abantu batagana kuri Kristo, kuko nimba babonye wowe wakijwe Pascal bakabona wakira agakiza kandi bakunda akiranuka weza gukora Imana mu buryo bushoboka bwose uko ushobojwe, ariko bakabona ntuva aho uri. Yesu nuzazavuga ati ni aho kugira ngo njye gukizwa. Hari umuntu cyayize nize kumbivuga ariko hashize iminsi, aho kugira ngo njye gukizwa njye mpora muri zira ntambara. Ninde warwaje abana? Ni Pascal. Ni gutanga urugero wihangane. Ninde warwaje abana? Ni Pascal. Ninde wabuze ubukode? Ni Pascal. Ninde wabuze akazi? Ni Pascal. Ninde wabuze minerivare? Ni ukumva ibintu bimeze gutyo gutazongera kuko tuziranye. None umuntu avuga ati aho kugira ngo njye mu gakiza mbere nka runaka njye muri za ntambara nzegomeraho ndi. Yaravuze umuntu nduzaka ijambo yakuze, yaravuze ngo biriya bintu ngo nukujya ngo kujyayo ngo nukujya guhamagara Satani kugira umweke ati nanjye buryo ndaharega ati reka mureka yisinzirire mbe mureke hano yibereye yisinzirire atazicura ageze. Uwo muntu aba ari mu mubiri. Reka nkubwire, ndagira ngo mbabwize ukuri. Yesu yaravuze ngo wemeye kunkurikira yikorera umusaraba we misi yose aze tugende. Yikorera umusaraba wankurikire. Ntabwo yavuze ngo wemeye kunkurikira azarye anywe abe mu mazu ye, ahubwo yaravuze ngo uwemeye kunkurikira yikorera umusaraba we aze tugende. Bisobanuye ngo ibibazo byawe byose ubyikorere muri urwo rugendo. Nikubwirira ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko njyewe Uwiteka nzagukiza muri byose. Bishatse kuvuga ngo gukizwa ntibikuraho ibigeragezo, ahubwo unitegereje. Aka kantu nkagezeho mpita numva wagira ngo hari izindi mbaraga ziri kumanukira. Gukizwa ubufasha igihe mu ntambara. Ngenda bikubwiye, nimba warahamagawe koko ntabwo uri bugushwe n'iri jambo, ahubwo umuntu wamenye Imana by'ukuri yikorera umusaraba we akagendera ku ijambo rivuga ngo ibyago n'amakuba y'umukiranutsi nindamuka mbaye umukiranutsi bizambana byinshi, ariko Imana oya banzo garukiraho. Ningizwa nkanga icyaha n'igisa nacyo, ibyago n'amakuba bizambana byinshi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nimba udasambana uri umubyeyi wiyubaha, umumotari ugutwara azagutereta kuko ubwiza bw'Imana buri kuri wowe. Satani azabaguteza ngibyo ibigeragezo. Nimba uri umugabo nawe bizaba uko. Ntangira urugero ku bamotari, hari impamvu. Bamotari mbafitiye amakuru. Abamotari mbafitiye amakuru. Mwitonde. Mwitonde. Ntabwo nkunda kuvuga menshi. Mwitonde. Watanze message nimba umuntu, reka nkubwire Nepo, umuntu utajye wigira nk'inzoka, wanze kunywa ibisindisha, iyo avuka mu muryango unywa ibisindisha bamugira igicibwa rimwe na rimwe. Niyo ubicayemo babishisha. Baravuga ngo nidusinda wa murokore we ntiyasinza araza gutwara amagambo turi buvuge, bikaba ikibazo. Biba byinshi, niyo mpamvu bigusaba kwitandukanya. Yego. Ariko ageze kuri aya haravuga ngo nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi ku mukiranutsi Uwiteka mukiza muri byose. Bisobanuye ngo biraza bikakugeraho ariko ntacyo byakugira. Yego. Byakomeretsa umubiri ariko ntibyakomeretsa ubugingo. Niyo mpamvu tubonye abantu batinyuka bakavuga iby'Imana yababwiye nta bwoba namba, kuko bazi neza ko icyabageraho cyose ni icyo gukomeretsa umubiri ariko si ubugingo. Nta na hamwe Imana yigeze itanga ubugingo bw'umwana w'umuntu. Abantu rero mutjyana message bameze nk'ibyihembo na muri byihebe.
niyo mpamvu rero none se n'ubundi ko bibiri ivuga ngo ukunda ubugingo bwazabubura nta musirikare wakwikurura mu by'ubuzima ngo anezeze wamwandikiye igisirikare sibyo umubiri se niki kubaho ni Kristo gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri niyo mpamvu abayizeye ko ibyago n'amakuba azabikizwa kandi azabikizwa n'Uwiteka wibuke ko wa mupagani nimba umukristo nimba umukristo azakizwa muri byose ariko umupagani azaneshwa muri byose kandi pe biratinda ariko bikaza twarabibonye yego twabonye benshi batubwira ngo mwabigiyemo tubapinga none ubu ngubu dufite ibibazo dufite ingorane ni mudutabarize nyiraho mpita nkubwira ngo anga icyaha n'igisa nacyo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ibindi byose uzabyongererwa nimba ari ugusenga tugomba kubanza kumenya ngo ikigeragezo urimo ni ikihe cyatewe n'iki cyakurwaho n'iki umuntu yasenga ate bitewe n'uburyo cyaje naho ndi ngewe ubwo nimba ugiye kuvura indwara manzi umenye icyayizanye kugira ngo urwaye icyayizanye ariko no kwa muganga burya barakonsilita konsilitasiyo sibyo tujye twumvikana ubwo n'abakozi b'Imana mugomba kujya gukora konsilitasiyo kugira ngo nukuri abantu bajya bampamagara bakambwira ngo umukozi w'Imana ngo dufashe ngo dusengere ngo sengera ngo iki kintu ngo nagiye bunyana kabiranga ngo njya nibunyana kabiranga uri bunyana kabiranga ngo nsenge ngo byakunda nkamubwira ati ndindira nzaguhamagara nyuma y'icyumweru icyumweru cyashira namuhamagara ntayitore anayitora akayitora babaye ntabwo ngewe nshobora guhubuka urugamba ndimo ndaruzi ngomba kubanza kumenya sibyo umbabarire ubwo wowe twavuganye nimugoroba urigise ubimbabarireho rwose ntabwo ngewe nshobora guhubuka menye neza ko hari igihe dutakaza umwanya dusengera ibintu bidashobora gukunda ubwo wowe iyo umuntu akugejejeho icyifuzo cyangwa se ikibazo cye kugira ngo umusengere ntabwo ujya uhita usengera umuntu ako kanya uramanza ukamwanya ukabaza impamvu yabyo ngomba kubanza kubaza impamvu none se wajya kuvura umuntu utakoze konsilitasiyo ntabwo bishoboka sibyo urabanza ukamenya umuzi kubera ko Imana iri gushyira abantu mu ishuri kandi abo bantu bari kurwana n'amapingu niyo mpamvu uko basenga cyane batuka Imana bari kurushaho kujya mu kigeragezo kuko bari gusenga bakuzaho ikigeragezo ntibari gusenga basaba Imana imbaraga zo kwihanganira ikigeragezo nimba uri kujya gusenga isengesho rivuga ngo Mana mpindurira uriya mugabo mpindurira uriya mugore uzampa undi mugabo aho gusenga usaba ngo Imana imuhindure imuhe agakiza uri gusenga nk'umupfapfa wowe uri gusenga ngo Imana ngo nikwicira umugore ngo kugira ngo uzabone undi ngo uwo mugore ngarakugerageza ngakore ahubwo wakaba umunyabwenge wakwiye gusenga uvuga ngo Mana mpera umugore agakiza umuhindure abe muzima kuko Imana niyo ihindura imitima uri gusenga nabi kandi namwe mwakira ibyo byifuzo murimo mukora umurimo w'Imana nabi yego turigana ku musozo w'ikiganiro Pascal fata Bibiliya nayifashe gutegeka kwa 2:28 twiruka cyane gutegekwa kwa 2:28 gutegekwa kwa 2:28 yego umurongo aho uhere ku wa mbere aho ngaho tusome mu izina rya Yesu abantu bose bavuge bati amen abantu bose bavuge bati amen nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe yego nuwo kwitondera amategeko yayo yose kandi ukitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi iyi migisha yose izakuzaho kandi niwumvira ayo mategeko iyi migisha yose izakuzaho ikugereho izakugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe uzagira umugisha mu midugudu uzawugira no mu mirima wanjye niwumvira ayo mategeko uzagira umugisha mu midugudu uwugire no mu mirima kandi uzawugira no mu mirima hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe n'imbuto z'amatungo yawe
kororoka kw'inka zawe kororoka kw'inka zawe niwitondera amategeko nk'uko imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyibo uvugiramo uzagira umugisha mu majya no mu maza mwana wanjye uzagira umugisha mu majya no mu maza Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa mu nzira ndwi imbere yawe banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanga baguhunge baciye mu nzira ndwi Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaye niba guhaye uzahagirira umugisha aguhaye Canada uzahagirira umugisha aguhaye Amerika uzahagirira umugisha aguhaye India uzahagirira umugisha aguhaye Burundi uzagira umugisha Uganda na Kenya uzagira umugisha kuko witondeye amategeko y'Imana igutegeka uyu munsi mwumve neza iri jambo Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera kuko yakurahiriye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana ukagendera mu nzira akuyoboye amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka icyo gihe amahanga yose yo mu isi azamenya ko witiriwe izina ry'Uwiteka Imana bagutinye nta kindi kizatuma abantu bagutinya nta kindi cyatuma umwaka ugutinya nta kindi cyatuma ibigeragezo bigutinya nta kindi cyagutuma ugubwa neza nta kindi cyatuma ugira imbaraga uretse kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana agutegeka noneho uyu munsi batsinda utega amatwi wumve iri jambo kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza n'iby'imbuto zo mu nda yawe niwitondera ayo mategeko Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'ibyiza amatungo yawe n'iby'imyaka yo mu butaka bwawe n'imyaka yawe izakura izamera irumbuke mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza bawe kuko azaguha Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajya kuburira imvura haleluya niwitonda azacingura ububiko bwe bwiza kugira ngo ajya guhereza umugisha yego aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose icyo gihe niwitondera ayo mategeko uzahabwa umugisha mu mirimo y'intoki zawe ntabwo uzaba ikivume ntabwo bazakwanga ntabwo bazakurwanya niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka uyu munsi uzaguriza amahanga menshi bya bihugu twabibonye Uwiteka yaguhaye kubamo icyo gihe uzaba uri umutware kuko witondeye amategeko y'Uwiteka Imana uzaguriza amahanga menshi abagusuzuguye nabo bazakugiriraho umugisha abakwanze nabo bazaza bagusanga uzabaguriza uzafasha benshi password kubahiriza amategeko y'Uwiteka Imana agutegeka maze ntuzayaguzaho kandi ayo mahanga ntabwo uzayaguzaho bazakuguza ariko ntuzabaguzaho password kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana gutegeka uyu munsi Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo ntabwo azaguhindura umurizo Imana yambwiye ngo mbaze batsinda we aho ku gatuti aho imbere hicaye iki aho ngaho imbere hicaye iki tega amatwi wumve neza uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi mwana wanjye niwitondera ayo mategeko uzaba hejuru ntabwo uzaba hasi niwumvira amategeko Uwiteka Imana yawe niwumvira amategeko Uwiteka Imana yawe gutegeka ngutegeka uyu munsi ukayitondera ntuteshuke uburyo cyangwa ibumoso reka guteshuka iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi nurangiza uve mu byo ngutegetse uyu munsi amahirwe
uhindukire izindi mana uzikorere. ntuzazenguruke ngo uhindukire izindi mana uzikorere. murabizi aho mwatakarije imana murimo mwimika mu imana ishobora byose. ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe, sasa nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi. iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Imana yambwiriye ngo abantu bareba imbere ku gatuti ibatsinda hicaye iki? Ku gatuti hicaye iki? wowe hicaye urinde batsinda we aho ku gatuti hicaye iki? harinde ararwana te, arwana mu mubiri cyangwa mu mwuka. ariko nutitondera amategeko ngo utegeke uyu munsi, witonde neza, imivumo yose izakuzaho ikugereho kandi izakugeraho nta kabuza. uzaba ikivume mu midugudu, uzaba ikivume mu mirima. batsinda witondera amategeko Imana igutegetse, wicebuce wirebe kugira ngo utazaba ikivume mu midugudu. uhawe amahirwe noneho yo gupfukama hasi ugasenga. uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'icyibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe, Imana ititaye kuri wo. nuramuka uyikoreye by'ukuri ntabwo ibyo bizakubaho. ariko nuteshuka ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ukimika izindi mana, ukaba urimo urarenganya ubwoko bw'Imana, iyi myaka yose izakuzaho nta kabuza. n'imyaka yo mu butaka bwawe izaba ivumye, no kororoka kw'inka zawe kuzavumwa, nuko imikumbi yawe uzavumwa mu majya no mu maza. uzavumwa mu majya no mu maza. nta hantu na hamwe bazakuvuga ryiza, nta mugisha w'Imana uzabona, ahubwo uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza. nta mahoro uzabona ukiri kubigenza gutyo, nta mahoro uzabona ukiri kwica ubwoko bw'Imana, ubwicira kurwara nk'inda. nta mahoro uzabona, nta bitotsi uzabona. icyaguha amahoro ni ukwitondera amategeko y'Imana, kuko Imana irarakaye, Imana irababaye. ariko nuhindukira ukumva amategeko yayo igutegeka uyu munsi, ibyo byago ntabwo bizakuzaho, ahubwo uzarushaho kubona umugisha. kugeza gukorwa no kubwirwa ibyago bizaza. mu byo uzahora ubwirwa ibyago gusa, imbere yawe nta mugisha. ariko niwitondera ayo mategeko, ni ukuri kose Uwiteka azunamura icumu. ariko nutumva, inkota y'Uwiteka izakurya nta kabuza. urabyica ubizi, Imana irabizi, urabyica ubizi. abahanuzi urakubise, ab'ingenzi urakubise. mu byo ugerageza gukora byose kugeza aho uzarimbukira ukamarwa. ibyo ugerageza gukora byose kugeza aho uzarimbukira ukamarwaho burundu, ntabwo uzibukwa. ugahora ibyago bikomeye, uzaba ukoze ibyo kumwimura. Uwiteka azaguteza. niwirukana abahanuzi ukoze ibyo kwimura Imana, nuhagarika kuvuga Imana, uhagaritse Imana, urimo urayimura. ariko ibyago, ingorane ziraje ku buzima bwawe, intambara wahagurukije, Imana ije kuyirwanya. yambwiye ngo munyamwuka we, mbega uracyari mu mwuka, imbere yawe hicaye iki? itegereze urebe, nimba uwambara amagunira yambare, nimba uwiriza wiyirize, usenge uririre umurimo w'Imana. umaze kubona icyicaye imbere yawe, benshi ntabwo barebye, ariko Imana yankoze ku maso ndaweza. ariko niwitegereza ukabona icyicaye, mukozi w'Imana mu Kristo, ufata inzira usenge, kuko niwe ubutabazi bw'abera bujya buva. ariko niwemera amategeko igutegeka yo gukiranuka, ibyo byago ntibizaza. ariko nutabyemera,
bizageza igihe uzapfira ukamarwaho. uwiteka azaguteza mu giga itakuvaho, Imana izaguteza mu giga itakuvaho, ageze aho azagutsembera ugashira mu gihugu kandi azageza azagutsembera ushire mu gihugu ujyanwamo no guhindura. ujyanwamo no guhindura. uwiteka azaguteza urusogobo, birakomeye. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba ntabwo uzasigara, bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa azakuza abandi barya, no kuma n'ubuhumbu uzumagara abandi batohagiye, bizakomeka bigeze aho ibyo byose bizakomeka bigera aho uzarimbukira, mpaka bikugeza aho uzarimbukira. nta kabuza Imana ntabwo izemera umurimo wayo mukomeza kuwutoba, muzana izindi mbaraga mukomeza kuwutoba, mujyana ubwoko bw'Imana kurimbuka. ijuru ryo hejuru ry'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho uzahagararaho buzahinduka icyuma, buzaba buvumwe. mu cyimbo cy'imvura uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu, n'umusenyi muto ntawe uzakuzira, n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi. bizava mu ijuru bikugweho, bigeze aho uzarimbukira. bizageza aho uzarimbukira. dukomeze. Imana ishimwe. mwabyumvise ibintu Imana ivuze. Imana iravuze ngo twitonde. uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe, ababisha bawe bazakunesha, bagushyire imbere, uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahunge uciye mu nzira ndwi. mwakire neza ijambo ry'Imana. icyo nenda kubabwira ni kimwe: abasenga nimusenge, ababa maso nimube maso, kuko harageze kugira ngo uwezwa akomeze kwezwa. kandi Uwiteka yambwiye ngo igiye gukura ibirura mu ntama, kuko ibirura bikomeje kurya intama ziri kurira. ayo marira yageze ku Uwiteka Imana, ariko Imana yambwiye ngo ibirura byicaye ku bututi cyangwa se kuri ritari, Imana igiye kubihavana, kuko ngo intama zarahavanywe ariko hasigara ibirura. ntabwo Imana iri bubyemere, ntabwo Imana ishobora kubyemera. irahagurukana imbaraga nini, aka kanya imivumo izabazaho nta kabuza. kandi mugiye kubibona. reka nkubwire, najyaga mbyumva bigenda bitarangeraho, ariko Imana yankoze ku maso ndahweza, ndareba nsanga amazi si yayandi. uwoga yoge magazi. kabaye ushaka kuvuga ngo umwaka usigaje ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe harimo ibintu byinshi. mube maso, mwitondera amategeko idutegeka uyu munsi. abazi gukora neza ntibabikore neza, Uwiteka azabibabaza. ariko uyu munsi wa none nivugiraga rata, nivugiraga batsinda. Nende kuvuga ngo batsinda we, hataza kugira ngo hari umuntu navuze. nta muntu navuze, ahubwo navuze ngo batsinda. reba ukwicaye imbere ari indi. nurangiza ufata inzira ujye gusenga. nimba ugana ndabirambiwe hafi yawe simbizi, aho uri bugane ntabwo mpazi, aho gutanga umusanzu wawe mu kubaka abantu b'Imana. kandi nubikora neza umugisha w'Imana uzakuzaho. kandi nawe numara kumvira ijambo umenye ko mu gihe cyose uri kubikora nabi imivumo y'Uwiteka izakuzaho. nabonye hari uwicinye icyara ngo afite ngo kontaro y'imyaka 5. imyaka 5 uzamara imyaka 40 mu butayu, se bimaze iki? kora vuba noneho, ishobora no kutakurangiriraho. reka nkubwire, n'abagendera ku mbago bahimbaza Imana. ucyura iryo ngiryo ngo uri umunyamwuka. Yesu aduhana umugisha. Imana iguhe umugisha Pasika. nta kintu narenza ku byo sengera abantu b'Imana. tanga nimero za telefone usengera abantu b'Imana. murakoze cyane. Yesu abahereza umugisha. Imana ibahereza umugisha.
n'abagendera ku mbago barashima, n'abagendera ku mbago barashima Imana. kandi nibaze ko hari igihe kigera kontaro umuntu yahawe n'abantu ikarangira, Imana igashyiraho iyayo kontaro. Muri kontaro y'Imana habamo kinubi, muri kontaro y'Imana harimo gushokora inzara, hari kurisha ibyatsi nk'inka. Ntabwo itanga kontaro nk'iy'abantu. Nawe ucika intege ngo nuko abayobozi bawe bacitse intege, ninde wakubuza gusenga? Aho uri hose wasenga, ariko nusenga ujye wibuka umurimo w'Imana, kandi usengera abakozi b'Imana, kandi buri wese ahari abe maso, kuko Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza. Ubu tuvugana uwezwa ni yezwe, kuko harageze kugira ngo Uwiteka agaragaza imbaraga ze kandi ahereye mu murimo. Ni mu murimo, nibe n'abibereye mu isoko. Sinjya numva hari abavuga ngo uduce tumwe na tumwe batuvuma ngo babayemo bakoramo ibyaha. Nibe n'abakiriyo, naho wowe wamaze kugera mu ntama wo kuba intama ukabisega ugahinduka amabingira. Imana iraza kukwanika kandi gushyire ku karubanda nta kabuza. Umutego w'abantu wawusimbuka, ariko uw'Imana ntuzawusimbuka. Kandi iyo ukojeje urutoki mu jisho ry'Imana hashirira wowe. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri kumwe natwe. Turakwinginze ngo ukomeze kugaba amaboko, wagure umurimo wawe, kandi wongere umubare w'abakizwa, utange n'imbaraga kugira ngo abarimbuka babe bakeya. Mana, ndasenze nsengera abari hafi na kure, abashaka agakiza nibagahabwe ku buntu, kandi imbaraga z'ijuru zidutsikamire cyane. Ndifuza ko twakwakira agakiza tugatunga umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, apana kwishimira gutunga ibizashira. Ndashaka ko tuzakubona turi benshi, nta n'umwe usigaye. Urakoze, urakarama, rengera ubwoko bwawe kandi udushyigikire, uhereze umugisha abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero yanjye ya telefone ni 078 92 665 760. Mane guumugisha. Murakoze cyane.